ese uzi ko ushobora gutangira kuri zeru bikarangira ubaye umukire? Ntabwo ushobora kubyizera, nta nubwo ushobora kwizera ko bibaho. Uyu munsi ngiye kukwereka ingero 6, ngiye kuguha uburyo 6 wakoramo ukaba umukire, ugatunga hano, kandi uburyo wakoresha amafaranga yawe neza kukubyara umusaruro. Niba umushyano cyangwa bwa mbere ugeze kuri channel, amazina yitwa Jonas. Ngiye kukwereka inzira 6 z'uburyo ushobora kubona amafaranga ukaba umukire. Niba uri mushyano cyangwa bwa mbere ugera kuri channel, kandi subscribe, kandi like, andika comment, sharing iyi video bagenzi bawe. Uburyo bwa mbere ushobora gukoramo ukabona amafaranga, ugatera imbere ukaba umukire. Wenda reka tuvuge ngo ufite ibihumbi byawe 300 cyangwa se ibihumbi byawe 100. Tangira business ntoya, curiza kuri internet. Wenda shinga butike, numara gushinga butike, nurangiza ufungure izi mbuga 3 ngiye kukubwira, nurangiza uzikoresha. Ufungure YouTube, TikTok na Instagram, ushaka ufungure na Facebook. Wowe nurangiza wige gukoresha izi mbuga neza, uzicururiza. Iyo umaze kumenya gucururiza kuri izi mbuga, ubona abakiriya benshi kandi ukabona n'amafaranga menshi. Hari igihe ubona n'amafaranga avuye kuri izi mbuga mu buryo bwo kwishyurwa binyuze kuri Google AdSense. Google AdSense ni iki? Google AdSense ni uburyo izi mbuga zikoresha zishyura amafaranga, cyangwa se uburyo ushobora kwishyurirwaho amafaranga binyuze kuri internet cyangwa se online. So iyo umaze gushinga butike, umajije kwinonosora neza, wenda ugashyiramo inkweto, ugashyiramo imyenda, ugashyiramo amaradiyo, ugashyiramo telefone cyangwa se ugashinga butike ukajya ucururiza online, amayekuteri, amaradiyo. Hari abantu benshi bamaze kubikora, bimaze guteza imbere. Ugende usacinge kuri YouTube ngo ni gute nakorera amafaranga online mu buryo bwa e-commerce. Bahita bakubwira uburyo wakora amafaranga online mu kwihangira umurimo ukoresheje amafaranga make. So ubundi buryo bwa kabiri ni ugukora akazi kose utinenze akazi. Buriya kwinena akazi biri mu bintu bituma abantu basubira inyuma, ukavuga ngo njye narize, nize ibintu bitandukanye, ntabwo nakora akazi runaka kubera ko ibyo nize. Shumi hanze aha hari abantu bize byinshi cyane ariko badakora ibyo bize. Rero niba ushaka gutera imbere, niba ari ikiyede gikore, wireba ngo narangije amashuri. Nahise kurangiza amashuri bizagufasha iki? Nta dufaranga urimo urabona. Uba umukene nayo ni indi ndwara. Kwanga akazi iyo ni indi ndwara kurushaho. Kora akazi utinenye ngo aka ni akazi nize cyangwa aka ni akazi nize. Nugenda mu by'akazi bize bizarangira utindahaye. So ubundi buryo bwa gatatu rero wakoramo, wabona amafaranga ugatera imbere mu gihe gito. Saving amafaranga yose ubonye. Niba wenda ukora 10,000, savinga 5 by'ibindi 5, kandi wirinde gusesagura. Buriya gusesagura nabyo ni bibi cyane, ntabwo byatuma ugera ku ntego zawe. Niba ukoreye 10,000 ukaryamo 9,000 ugasigaranamo 1,000, birumvikana cyo wagisavinga, ariko ibyiza savinga 5,000 by'ibindi 5, jyamo 1/4. Wirinde kugura ibintu bitateganyijwe, biri unnecessary, ibintu bitateganyijwe kurusha ubusa amafaranga. Ugasanga uguze akabati ntabwo wagateganyije, uguze imyenda ntawiteganyije, nyine uri gusesagura gupfusha ubusa amafaranga. Nubwo iyo myenda ikenewe, ariko ukoresha amafaranga mu gihe cyayo. Nibyo n'ibikenewe, necessary apana unnecessary. Uburyo bwa kane ushobora kubika amafaranga, gukoresha amafaranga. Kora imishinga itandukanye hirya no hino, uhashyire umushinga hirya no hino, washyira umushinga. Wenda
urangura inzu, urangura ibibanza, numara kurangura ibibanza, so ikibanza buriya kiranguye uyu munsi, ejo gishobora kunguka kandi wubakisha amazu utitaye ngo azagira akamaro, kubera ko buriya umutungo kamere ufite inyungu nyinshi zo gutera imbere mu gihe gito, cyangwa se mu munsi umwe uba watera imbere. Buriya iyo ufashe inzu yawe cyangwa zikaba inzu ebyiri, kujya kuzisubiza ku isoko wenda waraziguze miliyoni 3, bashaka kuguha 6 cyangwa 7, urumva atari inyungu. Ubundi buryo bwa gatanu, koresha inguzanyo ya banki mu buryo bwo gushinga business. Niba uteganya gushinga umushinga munini, ufite amafaranga make kandi ubona ko uwo mushinga uzabyara inyungu, aka inguzanyo kuri banki ukora imishinga yawe, icyo uzakora uzabishyura, ntuzabatererane, kubera ko iyo wishyuye banki igira icyizere leta ikazajya iguha andi mafaranga, kandi wake amafaranga makeya akenewe kugira ngo uzabone ko uyishyura. Uburyo bwa nyuma ari nabwo bwa gatandatu ushobora gukoresha ukabukire cyangwa se ugatungahara, menya gukoresha izi mbuga nkoranyambaga, izi mbuga za interinete, umenye kuzikoresha, umenye kuzicururizaho, umenye n'uburyo wazikoresha ukabona abantu, ukabona abakiriya, ukabona n'abafura bo gukurikira, umenye gukoresha YouTube, TikTok, Instagram mu buryo bwo kwamamaza ibicuruzwa byawe no mu buryo bwo kuzikoresha kuguza. Ababigezeho batangiriye aho, kandi abagikomeje nabo bari kubikoresha. Komeza ukurikire kuri izi mbuga nkoranyambaga, kandi subscribe, like na comment, share.